Yego wigeze upfa? Nigeze mpfaho. Ngo Nigeze mpfaho. wigeze upfa? Mbwira uko byagenze. Urashaka amakuru? Ni maremare ariko ndavunagura muri makeya. Nukuri. Nigeze narwara ndaremba. Igihe kigeze nkurwa mu mubiri. Ndapfa pe kuko ngewe aho nari nagezeyo. Nigeze narwara maze kurwara ndembye banjyanye ku rusengero Mwendo. Banjyanye ku rusengero barasenga ngewe nkurwa mu mubiri. Mbona ahantu nabonye nyine nahabonye abamarayika mabona ibizima nahise mpabwa kumenya ko ari ibizima. Ntago yambwiye ngo ibi ni ibizima ariko nahise mpabwa kumenya ko ari ibizima. Mageze mbona barimo bararamya mitangira amatsiko yo gucengeza amaso ngo ndebe Imana. Noneho imageze ngize amatsiko ncengeje amaso nakubita amaso wandi ngo ndebe nkahita mena nk'umuntu urebye nka gucyareba hejuru. Urabona iki muzu nahitaga mpuma. Nareba mu nkahita mpuma nkavuga nti nari mfite amatsiko yo kureba Imana none ndayibuze. Nkagira amatsiko yo kureba ariko ntago nigeze mbona Imana. Narebaga imbere aho ngo ncengezemo amaso nkibonera mu izuba nimbone. Wantambagizaga naramubwiye ati ntabwo ndi busubireyo. Ni byinshi yanyereze ko byose ntago twabivuga. Noneho ndavuga ni ntago ndi busubireyo harano kumbwira yarambwiye ngo ugiye gusubirayo. Ndavuga ngo ntabwo nsubirayo. Arambwira tugiye gusubirayo. Noneho nahise nsubiza amaso mu isi. Ndareba. Maze gusubiza amaso mu isana ariko kumbwira ngo ninsubire. Nsanga ahantu uyu mubiri twirata n'ubusa abagenzi. Nubwo ureba umubiri wawe ugasanga ni mwiza ugasanga wahindura ukundi kuntu n'ubusa yo wapfuye nta kintu bukimaze. Nacengeje amaso nongeye kureba nsanga umubiri wanjye ahantu uri kwa kundi babaga nk'itungo nk'inka. Kwa kundi batarwara uruhu rw'inyuma cyangwa se wamwite w'inka. Mbona ni urusazi rurimo ruratumuka ahantu navuye. Ndavuga ni hari ahantu ntago nsubiramo. Barambwira ngo urasubiramo. Ndavuga ni ntago nsubirayo. Yes, gakambasuza bakunzi ba Concorde TV show aho mwerese mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concorde ariko yo ndi kwivugira gutyo kimamu guseka Mari niko nitwa ariko nitwa byishimo. Yego nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concorde kafata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukaba umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha cyo nabasezeranije no kutabicisha irungu ubu nibereye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kavumu naje kureba umukozi w'Imana uwifashije Marita Dawidi Esther Mephibosheth na Mephibosheth ndyawe ryo ntabwo ririmo. Tabita Dawidi Tabita Yabesi Esther yego si Imana yakwise na Mugisha n'ayandi ntago yose twayavuga ngo ntago twayavuga yose ngo tuyamare ni menshi ariko iritari muri Bibiliya Imana yakwise ni Mugisha nandi yose nayo muri Bibiliya ariko byasekeje ni Dawidi buriya impamvu Imana yanyise Dawidi ngiye nkunda gutambira Imana nkunda gutambira Imana kandi mpura n'urugamba rukomeye nkajya ndwana nakunze kujya mpura n'urugamba Imana iravangura Dawidi bitewe n'urugamba nacagamo nkarwana Imana ikabona mpavuye gitwara irambwira turi Dawidi nkuko yarwaniye mu ishyamba noneho bitewe n'ukuntu ntambira Imana ikambwira turi Dawidi bitewe n'ibyiza Imana yarambwiye izangerera n'ubundi n'uwizamuzana abandi bose baramubuze irambwira ngo uri Esther. Amen. Ni byinshi muri zina nagusobanurira. Yabesi Imana yarambwiye ngo Yabesi namwaguriye imbago nawe nzakwagurira imbago nkumenyesha abantu bakuzi n'abatakuzi. Yego Mugisha ngiye buriya Imana yangiriye neza irangije irambwira ngo ngiye kuguha umugisha n'abantu bose bazawuryeho bagukomokaho ubu nicaranye umugisha n'ubundi bagutya n'abantu benshi bitegura kuryaho bankomokaho Imana nihabwa icyubahiro. Impamvu rero nitwa Tabita cyangwa se Doruka buriya ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Impfu nyinshi nagiye ninjiramo zampinduye Tabita. Wigeze upfa? Nigeze mpfaho. Ngo nigeze mpfaho. Wigeze upfa? Mbwira uko byagenze. Urashaka amakuru? Ni maremare ariko ndavunagura muri makeya. Nukuri. Nigeze narwara ndaremba. Igihe kigeze nkurwa mu mubiri. Ndapfa pe kuko ngewe aho nari nagezeyo. Nigeze narwara maze kurwara ndembye banjyanye ku rusengero Mwendo. Banjyanye ku rusengero barasenga ngewe nkurwa mu mubiri. Urapfa neza. Nakuwe mu mubiri
barasenga, hari pasiteri na n'ubu baracyayoboye imwendo, barasenga. Nagenda ngiye kubera ko ahantu nari nagezeyo nkabona ahantu ngiye, nkabona mu rugendo nyine nagiye ninjira mu muryango w'ijuru ngerayo, barantambagiza, banyereka banyeretse inzu yanjye. Nicyo kintu kinera umunezero kikantera gukora. Bamaze kunyereka inzu yanjye naratambagiye mu ijuru. Ubwo nari napfuye, bari gusenga, bo basengeraga umuntu wagiye. Njewe ariko ntago nari nzi ko napfuye, numvaga ko ndi mu rugendo kwara ahandi hantu nimuriwe. Noneho ndatambagira mu ijuru, hari ibintu nagiye mbona, ariko umenye ko umurimo wose ukora nuko wahagurutse ukaza mu ijuru bawuzigamye, bawubitse. Nje nagezeyo nkandeba nk'akantu nakoze, mbona ari ubusa, nje mbona nsuzugura kubera ko ntago turi abantu bafatika ngo natanga ikintu gifatika. Ariko akantu nagiye ntanga nkagaha nk'umwana yigendera, nkamugurira nk'abombo. Nagiye nsangiriyo nkavuga si ibombo yageza ngo cyagiye bayiburiye wa mwana ngo barayibitse. Nkajya nsanga utuntu tubiseyo twinshi, nk'akambaro nahaye umuntu nkagasangayo, kandi ntago ndi umuntu watanga ibintu bifatika nawe uri kubibona. Ariko Imana yo ikintu cyose umuntu akoze irakibika. Noneho ngeze mu ijuru nasanze abantu benshi narinzi ko ari abakirisitu bazajya mu ijuru bakorera ijuru, nsanga bubatse y'amazu. Ntago ibi bintu nkunda kubivuga, ariko y'Imana inshoboje cyangwa se yo mfite umwanya ndabivuga. Nasanze abantu bagiye bubaka amazu gamwe garahirimye, nkavuga none iranzu yura muntu ko yahirimye. Bakambwira ngo uriya yari umukirisitu na n'ubu kwisagaragara ko ari umukirisitu, ariko yaraguye kera. Nkasanga yundi muntu watangiye inzu akayigeza mu Cyeregati, nkavuga none iriya nzu ko yari igeze muri ya ikaba yararayemo ibyatsi no kubera iki? Ngo yari umukirisitu, ngo none yaracumbitse, ngo yacumbitse mu isi, ngo no mu ijuru turacumbika, ngo buri gihe nikigera ngo akongera gukora, ngo azamanza haruye biriya bintu byaraye, ngo azamanza hakore neza. Nagiye nsanga buri wese umurimo we, nkayambona n'abanyirazo bazicayemo. Ariko ikintu kibabaje kandi giteye n'agahinda, hari abantu benshi baba mu makorari, bakaba mu bakirisitu, bagakora imirimo, ariko kubera ko bayikorera kwihimbaza ntago mu ijuru ijyayo. Ariko umurimo wose ugoranye umutima ukunze mu ijuru barawubika. Icyo gihe natembeye mu ijuru nkambona abantu bamwe banezerewe bicaye, nyine ukagira ngo bari mu murimo, nyine Imana yanyerekaga abantu bari kwisi. Noneho nkabona baricaye nkagira ngo mbese uriya muntu kubera iki yicaye muri fondasiyo kandi mbona amatafari gari impande ye n'ukubera iki? Kambwira turiya yaje afite imbaraga zo gukora, ariko gukora byaramunaniye. Urabona ko yiyicariye kandi amatafari yo kubaka gari impande ye, kubaka byaramunaniye. Ni umunyabutemu murimo, nkabona ariyicaye, ariko nge nari ndi mu ijuru. Noneho nyimara kugerayo wantambagizaga, namubwiye ni hano hantu nkijya mu cyumba nasanze n'igitanda kiza kimeze neza. Ndavuga ntahongeye kwicara, ambwira ati ntabwo wicara, ambuza kwicara. Narasohotse, arakomeza arantambagiza, arimo arantambagiza. Nageze ahantu mbona ahantu nabonye nyine nahabonye abamarayika, mabona ibizima, nahise mpabwa kumenya ko ari ibizima. Ntago yambwiye ngo ibi ni ibizima, ariko nahise mpabwa kumenya ko ari ibizima. Mageze mbona barimo bararamya, mitangira amatsiko yo gucengeza amaso ngo ndebe Imana. Noneho imageze ngize amatsiko ncengeje amaso, nakubite amaso wandi ngo ndebe, nkahita mena nk'umuntu urebye nka gucyareba hejuru. Urabona iki? Muzu. Nahitaga mpuma, nareba mu nkahita mpuma, nkavuga nti nari mfite amatsiko yo kureba Imana, none ndayibuze. Nkagira amatsiko yo kureba, ariko ntago nigeze mbona Imana. Narebaga imbere aho ngo ncengezemo amaso, nkibonera mu izuba nimbone. Wantambagizaga naramubwiye ati ntabwo ndi busubireyo. Ni byinshi yanyeretse, ariko byose ntago twabivuga. Noneho ndavuga ni ntabwo ndi busubireyo. Hari ahantu kumbwira, yarambwiye ngo ugiye gusubirayo. Ndavuga ngo ntabwo nsubirayo. Arambwira tugiye gusubirayo. Noneho nahise nsubiza amaso mu isi, ndareba. Maze gusubiza amaso mu isana, ariko ngira ngo ninsubire, nsanga ahantu uyu mubiri twirata n'ubusa bagenzi. Nubwo ureba umubiri wawe ugasanga ni mwiza, ugasanga wahindura ukundi kuntu, n'ubusa. Iyo wapfuye nta kintu ubukimaze. Nacengeje amaso nongeye kureba, nsanga umubiri wanjye ahantu uri kwa kundi babaga nk'itungo nk'inka, kwa kundi batarwara uruhu rw'inyuma cyangwa se wamwite w'inka. Mbona ni urusazi rurimo ruratumuka ahantu navuye. Ndavuga nti hari ahantu ntago nsubiramo. Barambwira ngo urasubiramo. Ndavuga nti ntago nsubirayo. Barambwira ati nari ndi umukobwa icyo gihe, nyinjiye mu impfu nyinshi, nakubwira nubwo ninjiyemo ndi umudamu, ariko nyine reka nkubwire icyo gihe barambwiye ngo ugiye gusubira. Ndavuga ni ntago ndi busubire. Barambwiye ati hari abantu benshi uzabwira ubutumwa bari mu gihugu cyawe cy'u Rwanda, hari n'abari hanze y'igihugu, hari naho uzatega indege ukajya kuvuga ubutumwa. None ntago uraguma ahangaha ubutumwa nta wundi muntu uzabuvuga. Ndavuga nti hari abandi ntago nsubirayo, kuko nararebaga, nageze ku muryango nyine barambwiraga ngo nsubireyo. Nareba nko hanze ngiye gusubira, nkasanga ni mu mwijima. Ariko abantu benshi bibwira ko ari abagenzi, nyamara atari abagenzi. Ariko najyaga kubona nkabona wenda nkagutya
turi hano najya kureba nkareba nk'iriya ruguru kure nkabona yakantu k'akanyenyeri ukuntu k'akanyenyeri ubona nijoro hejuru nkabona yakanyenyeri nkabona none kari akanyenyeri ni iki bakambwira ngo uriya ni umukiranutsi uri mwiza nkavuga ni none se abandi ko nari kubabona ubundi bari hamwe ati abanyabyaha nabo bajya bagaragara uriya ni umukiranutsi uri kure nako ujya gutereza amaso kure nkabona akanyenyeri nkambona utunyenyeri ko turi kure tugiye turi kure ikintu cyantangaje nta nabonye utunyenyeri tubiri nagiye mbona akanyenyeri kamwe kari kure nkabona kandi kari kure ndavuga nti se abakiranutsi bari bariya bakambwira ati bari n'abakiranutsi bari mwiza ndavuga ni rero hariya ntabwo nsubirayo barambwira turasubirayo ndavuga ngo ntabwo nsubira bambwira ati uzabona umugabo mwiza nawe nshaka uzabona abana beza nawe nkeneye ndagumaha barambwira ati urasubirayo ndavuga nti ntabwo ndasubirayo habaye intambara ikomeye bangira ngo ndibusubireyo none barambwira ati uzazenguruka mu bihugu byinshi uri kuvuga ubutumwa hari abantu benshi bazahindurwa n'ijambo uvuze hari abantu benshi bazakira agakiza bagakizwa rero impamvu twe tukuzanye twe tuje kugutambagiza tukubwira ko intebe yawe n'umwanya wawe n'inzu yawe nta muntu uzakuvogera ngahariya harahari ariko ugiye gusubirayo mu gihe rero nari nyiri kuburana ndi kuburana ngo ntabwo ndi busubireyo naje kubona pasiteri wari unyoboye mbona na papa na Mary gihari bose ndababona noneho nza kubona mbona barimo baje kuri wa muryango bahise bahagarara aho nari ninjiriye barantangira barambwira ngo ntabwo dushaka yuko ugenda ndavuga niko ndagendara bakavuga ati ntabwo dushaka kugenda mu gihe nyiri kuburana ngo ntabwo ndi bugende nise nkanguka nakangutse ndimo ndarira bitewe n'ahantu bamvanye babona ndakangutse bavuga ati Imana ishimwe aragarutse ntabwo nanejejwe nuko ngarutse nababajwe nuko bangaruye ko ari bo batumye numvishije ko ari bo bangaruye nagarukanye umubabaro ngarukana agahinda ariko mu ijuru nagezeyo napfuye ntago nagezeyo ndi muzima nari navuye mu mubiri wamaze igihe kingana iki nagiye nari nagiye ari mu musoko byo mu biremba ariko wa gatanu noneho mfatirwa mu nzira yego nge nayisemera nk'umuntu uguye muri koma batwaye intumbi ariko mu burwayi bwanjye kuva mu bwana bwanjye iyo mfashwe n'umutware wanjye arabizi iyo mfashwe icyambere ni amasengesho pana ku mu muti icyambere ni ugusenga ubwo rero narafatwaga bagahita birukankana ku rusengero cyangwa bagahita bahamagara abantu b'abanyamasengesho bagasenga ubwo bahise baza kumfata banjyana ku rusengero hari nka 12:00 wenda n'igice banjyana ku rusengero nakangutse hari kuwa gatanu nakangutse kuwa gatandatu nka 6:00 hanze hari konseri ku rusengero ubwo nibwo nabaye nk'uvuye yo nagiye uwo munsi naraye nanatashye kubera imbaraga z'Imana kubera ko amuntu yambwiye ati subirayo ntago urongera kurwara ariko ni umurozi wari ubikoze ariko ntago ari umurozi wari ubikoze ahubwo ni imbaraga Imana yo kugira ngo ikoreshe intembereza ijuru ni gutyo nagiye mu ijuru ndangije mbibona gutyo urubuhamya bwigendera mari ni gutyo byagenze ego uyu munsi watuzaniye iki uyu munsi rero mfite ijambo ry'Imana ntago njya nza hano kuri kamera nje gucya ahubwo y'Imana impaye ijambo ngo nindijyane mba ngomba kurijyana kuko iyo ndigumanye ntago mba ngomba kugira umutekano niyo mpamvu nanjye amahoro aba yabuze ntago wayagira aba yabuze ntaza pe Imana irabizi ko ntabona itiki igihe cyo kubona itiki ntago ari iki ariko nanone irabizi ko ibindimo bitangumamo nicyo yangaruriye yarangaruye ngo nge kuvuga ubutumwa hari abantu benshi bategereje kumva ubu butumwa bategereje kumva ikintu Imana yangaruriye ikintu Imana yangaruriye kiri muri ibi ngiye kuvuga kiri muri ubu butumwa ngiye gutambutsa ariko ntukabirebe gutya ngo bisuzugure cyangwa se ubyimba umwanya aho kujya ubiha agaciro kubera ko Imana yangaruye nawe undeze amatwi urimo nawe uri hanze y'igihugu urimo ubwo Imana ishobora kungendesha mu buryo bw'umwuka ngiye nkategereza ngo nzurira indege kandi yarayinyurije Imana nihabwa icyubahiro yego tugiye kureba rero ijambo ry'Imana yego muri ihangana dusoma ijambo ry'Imana mumfashe n'ubundi ni mwewe ngira yego turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice ni cya 17 turasoma umurongo wa mbere turangize n'umurongo turasoma umurongo wa mbere turangize n'umurongo wa 4 umugani w'ibisiga bibiri yego naho ngaho yego babisiga maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu sakuza kandi ucire inzu ya Isirayeli umugani uti uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo igisiga kinini gifite amababa manini kandi maremare n'amoya menshi n'amababa ataramwe n'amabara ataramwe cyaje i Lebanone kijyana ishami ryo mu bushorishori
ry'umwerezi, yego kiwukokoraho ihage ryo mu bushorishori bwawo, kirijyana mu gihugu cy'ubucuruzi, maze kirishyira mu mudugudu w'abagenza. Kijyana no ku mbuto zo mu gihugu, kiyitera mu butaka burumbuka hafi y'amazi menshi, kiba ariho kiyishyira, kiyitera nk'umukinga. Maze iramera, iba umuzabibu mugufi, ugaba amashami. Amashami yawo yerekera icyo gisiga, nayo imizi yawo ishora munsi yacyo, nuko ibi umuzabibu umeraho amashami kandi ushibukaho amahage. Hari n'ikindi gisiga kinini gifite amababa manini n'amoya menshi, nuko uwo muzabibu ukirandiraho imizi yawo kandi ukerekeza amashami yawo. Uri mu mayogi yaho watewe kugira ngo kiwuvomerere. Watewe mu butaka bwiza hafi y'amazi menshi kugira ngo umere amashami kandi were imbuto, ube n'umuzabibu mwiza. rekeraho ikomeza gusoma. Amen. Rekeraho. Amen. Amen. Uwiteka Imana rero iri ni ijambo yahaye Ezekiyeli. Amen. Amen. Uwiteka Imana ari kuntuma nka Ezekiyeli mu gihe nk'iki ngiki, kandi nanjye ndi kumwumvira kubera ko icyo ambwiye gukora mba ngomba kugikora. Ni umugani w'ibisiga bingahe? Bibiri. Si ibisiga mvuze se? Imana iturengere ni ibisiga. Amen. Ariko birashoboka ko iki gisiga, uyu ni umutwe w'amagambo, birashoboka ko iki gisiga cyaza kikajya mu rusengero kikitwa igisiga. Imana niturengere, kikaba igisiga mu rusengero. Kandi kiri mu rusengero. Imana nitugirire neza. Amen. Kandi Imana niturengere. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, komeza usome. Yasoma umurongo umwe nuhagize usoma umurongo umwe nuhagize. Usoma umwe nitsi. Yego. Umugani w'ibisiga bibiri. Yego. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Umuntu neza amatwi, iri ntago ari ijambo nihaye, ahubwo ni ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riri kuvuga riti. Komeza udusomere. Mwana w'umuntu usakuza kandi cira inzu ya Isirayeli umugani uti. Amen. Amen. Ni igisakuzo kandi ni uguciki umugani. Hari impamvu hano hantu Uwiteka yambwiye ngo nce umugani. Hari impamvu yambwiye ngo nce umugani. Iki gisiga ntago ari agasiga kakana, ahubwo ni igisiga kinini. Ni igisiga cyari gikuriye ibindi. Ni igisiga navugaga. Imana niturengere. Komeza ratu dusomere. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, igisiga kinini gifite amababa manini kandi maremare n'amoya menshi n'amabara ataramwe, cyaje Lebanoni kijyana ishami ryo mu bushorishori ry'umwerezi. Rekeraho burekeye aho. Igisiga kinini rero cyaraje muri ibisiga binini. Noneho cyari kije gifite gahunda yo kuriganya abantu bafite mwuka wera. Si igisiga se? Ni igisiga cyaraje gifite gahunda yo kugira ngo abantu bafite mwuka wera kibariganye. Babandi bajya imbere bakavuga ngo Uwiteka Imana yadutumye gutya, kibariganye. Babandi bishwe batambye bakomeye, ariko ni igisiga nandi kuvuga. Imana iturengere. Ariko cyaraje kirangije kijyana ishami rimwe ryo mu bushorishori, rimwe ryari rifite umumaro, rimwe ryari rifite gahunda yo kugira ngo umurimo ukomeze uzamuke. Ryari ishami rigamije gukomeza kugira ngo igiti gikomeze gikure, ariko iri shami igisiga cyararijyanye. Mana y'amahoro niturengere, kandi Imana itwiteho. Komeza usome. Kiwukuraho ihage ryo mu bushorishori bwawo, kirijyana mu gihugu cy'ubucuruzi, maze kirishyira mu mudugudu w'abagenzi. Burekeye aho. Iri hagi kugira ngo kirijyane, cyarijyanye mu mudugudu w'ubucuruzi. Iri jambo muri kuryumva abantu munkurikiranye. Iri hagi ryagiye mu mudugudu w'ubucuruzi. Ryari itorero rya mwuka wera, none ryabaye itorero ry'amafaranga. Ryari itorero rishinzwe gusengera abantu bakuzura mwuka wera, none ryibereye ry'amafaranga. Mwuka wera baramwirukanye, baramubwiye ngo sohoka, bamujyanye mu wundi mudugudu, baramubwiye ngo genda, baramubwiye ngo ntago wemereye kuvuga ibi, wewe ntago bigukwiriye.
mugiye bucecetse ntago bigukwiri ariko n'igisiga da n'igisiga Imana ariko niturengere ariko iri shami ryari rifite umumaro iri shami ariko iri shami igisiga cyararyibye cyabatwaye mwuka wera cyabatwaye ihabye ry'agaciro ryari rikomeye ryahuguraga abasore n'abakobwa bigakunda none buno reka da ni mudefirize nta kibazo ibi biremewe ni nta kibazo ariko n'igisiga ndimo ndavuga ariko Imana niturengere oya kwambara kamini biremewe ariko nta kibazo tukagereranya utuntu turi kuri tayi biremewe ariko iki gisiga cyarabibye mwaba Kristo igisiga cyarabibye kiragenda kibiba bucece oya ni gute muvuga ubutumwa kumuririmbya ari umuhanuzi ni gute umuntu ajya guhanura kandi atateze igitambaro kandi igitambaro ku mukristo ku muntu w'umubyeyi cyangwa se w'umukobwa ari inshingano mbese ni gute umuntu yateka inkono akayiteka idapfundikiye iyo nkono yabasha gutokorwa bingana gute igisiga cyarabibye ariko ndi kwinginga ndi gusaba abantu bibwe ndi kubinginga mbabwira ngo nubwo igisiga cyabibye nubwo igisiga cyaje kigatwarira ishami kikajyana mu wundi mudugudu uzi ubwenge agarukira aho yarageze uzi ubwenge nubwo bagucecekesheje ongera ugaruke nubwo iri shami ryibwe rikibwa n'abantu bari hejuru bumva ko bakomeye ariko Uwiteka Imana yarambwiye ngo aracyafite 7,000 bitararamya Bali bitarasenya umurimo bitarareka kuvugira Uwiteka ariko iri shami ryo ryamaze kugenda tugiye gusenga Imana nubwo iri shami ryagiye iri shami ryongere rigaruke komeza udusomere ukuri dusomere kijyana no ku mbuto zo mu gihugu kiyitera mu butaka burumbuka hafi y'amazi menshi kiba ariho kiyishyira kiyitera nk'umukingo Imana niturengere amen hari ibintu byabaga mu rusengero ubundi itorero rya mwuka wera ryarangwaga n'umwuka none mwuka wera baravuze ngo ntago tumushaka Imana niturengere none ko badashaka mwuka wera bashaka iki ndabivuga uko Uwiteka Imana yabintumye ngo mwuka wera ntago bakimushaka ngo ntago bagikeneye ngo Imana ivuge bashaka ibintu biri ariko Mana we tugeze mu bihe bikomeye yewe cya kimenyetso cyatangiye gukora abanyamubiri ngo ni viziyo yewe we nibazi yuko Yesu agiye kugaruka munyumvire abikigiye yewe basigaye bitwa basoma gake abandi ngo nzaba nihana yewe we nibazi yuko Yesu agiye kugaruka igisiga cyarabibye kimaze kubiba bari kuvuga bati ni viziyo mu rusengero nta kibazo ambara kamini biremewe isoko zuririmbe biremewe nta kibazo ni viziyo turimo ntago itwemerera kuririmba duteze ibitambaro reka ni iby'abaturage turasokoza natwe tujye mu bandi tugaragare neza ariko Uwiteka Imana ari kuvuga ngo umujura yarabibye nubwo muri kuririmba nubwibona ariko umujura we yamaze kubiba nubwo muri kuririmba mukadodesha utuntu tugezeho dufite tayi tunagezwe uko mubishaka ariko umujura we yarabibye ariko umuntu uzi ubwenge agarukiraho yibuke ku ishami ryari muri we umujura yaryibye umuntu wese uri kumva ubutumwa yibuke ko hari ishami ryari rimushamitseho umujura cyangwa se igisiga cyaje kikarijyana ahantu mu mudugudu kikaritera mu bundi butaka bitari ririmo abantu birukanye umwuka wera basigaranye uwa pirate Imana niturengere mwuka wera rata bari kumwirukana rata hari ahantu merutse kujya niyo mpamvu ibi bintu mba ngomba kubivugira hano hantu kubera ko birakomeye hari ahantu merutse kujya ngezeho barambwira ati hano uvuga ibi icya 10 n'amaturo n'imisanzu ibi byo ntubivuge bari abantu bakomeye barambaje tufite ubuye butumwa ndavuga nimvuga ubutumwa mfite ntago bemera yuko ndi buvuge ariko ndangije ndavuga n'Uwiteka yantumye kuvuga ntago ndi bubabwire impamvu yabyo amen ndangije aho hantu naringeze bama gahunda y'ibintu ndi buvuge ndavuga nti kambikirize kugira ngo ubutumwa bw'Imana bundimo mbashije kubutambutsa ndangije ndabikiriza ndababwira nibyo mumbwire muhumure barambwiye ati hano dukeneye amasima dukeneye imisanzu ni gutya na gutya uvuge ko ari Imana yabigutumye kubera bari banjanye ahantu mu mwiherero ndavuga niko ndabivuga ngeze imbere y'iteraniro rero naravuze ndavuga icyo Uwiteka Imana yantumye itike mu yinyime cyo kujya mu kinyime Uwiteka Imana ajya ngaburira kandi Uwiteka Imana ajya ntungisha ibyo kurya bitari iby'umubiri ndangije masege uhagura
mpaguruka bari biteguye yuko ngiye kuvuga ku cya 10 nkavuga ku maturo nkavuga ku musanzu kubera ko niko bari bagize ute bampuguye ndangije mpagurutse mvuga icyo Uwiteka Imana yantumye mbona batangiye kuzurura umunwa ndavuga nti nubwo murankubita ndasohoka mbivuga ariko nsohoke maze kubivuga narabivuze ndangije kubivuga mbona bararakaye ndavuga nimushake murakare ndangije ndiruza ndavuga n'uwite umurimo warumye gukora ndawukoze impamvu yaro yiri jambo abantu benshi babavuga butumwa igisiga kimaze kubiba iyo bazindutse nka gucya bajyanye ubutumwa baragenda bagerayo kavuga ati ibi bintu nimbivuga ntago ndi bubone tike ibi bintu nimbivuga nta kintu ndi bwakire ariko Uwiteka Imana yarambwiye ngo hari igisiga cyaje kirangije kiba abantu kibatwara mwuka wera kirabaguranira basigaranye pirate ariko Uwiteka Imana yantumye kubwira aba bantu barimo barakora kugira ngo bakunde bahembwe yarambwiye ngo mwaribwe n'igisiga ishami ryo mu bushorishori ryaragiye ibyo Uwiteka Imana batumye kuvuga kubera iki mutari kubivuga mukaba murimo muravuga ibyanyu Uwiteka Imana yambwiye ngo nzabivuge mbibwira aba bantu bitwa abakozi b'Imana bari kujyana mu bwiherero bakabwira ngo ibi ni mu bivuge ibi biremewe ibi ntago byemewe kandi ni igisiga cyaje rata kirabiba ryashami ryo mu bushorishori riragenda ariko Uwiteka Imana yantumye kubivuga izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro rero bano bantu ahantu baherereye nandi kubwira umuntu wese yitwa umuvuga butumwa umuntu wese yitwa umukozi w'Imana umuntu wese wahawe ubutumwa n'Uwiteka Imana nubwo ngo nubwo igisiga cyaje kigagukokora amashami kikagusiga uri kuzungazunga kikagusiga nta mashami usigaranye ariko bakagombye kugarukira aho ngaho ukavuga icyo Uwiteka Imana gutumye kuvuga ukavuga icyo Uwiteka Imana gutumiye kuvuga ikintu Uwiteka Imana cyoza guhamagariye akaba ari cyo uvuga ukareka kuvuga ibyawe ukareka kuvuga ibyo bakubwiye bamaze kunjyana mu bwiherero navuze ni njyewe aho kugira ngo bano bantu bakomeze bamare mu mwuka ngiye gutambuka Imana inshoboze njye kubivuga no kuri kamera abazabyumva nibashaka bazantuke ariko umwami Imana mwisi nibanseka mwijuru azanshima Imana nitugirire neza yarambwiye ngo hari igisiga cyaje kirangije gitwara ishami ryo mu bushorishori hageraga mu cyumba cy'amasengesho umuntu akinjira afite ubwoba bw'icyaha yakoze none abantu basigaye baramenyereye bari kuvuga ngo nubwo Imana yavuga nta kintu yantwara nta kintu yagutwara ariko ishami ryo mu bushorishori ryaragiye igisiga cyararikokoye kirarijyana Imana niturengere ariko iri shami uzi ubwenge warigaruza uzi ubwenge wakora iki Imana yagutumye gukora mu bashumba hari ibyo Uwiteka Imana yambwiye kuvuga yarambwiye ngo nzababwire abantu barimo barishyira ku ntebe bakizamura bakavuga ngo turabashumba tugomba gutanga amategeko ayobora hano hantu Uwiteka yarambwiye ngo nzababwire uzi ubwenge ategereza ayobogwe na mwuka wera naho antikristo nubwo ategereje ngo azaza arimo arakora Mana niturengere kandi Imana nitugirire neza bategereje yuko azaza ariko arimo arakora barimo baramwinjiza mu rusengero barimo barabwira abana bari bashinzwe kuramya ngo ntibongere kuramya barimo barabwira abantu buzuraga umwuka ngo nibaceceke barimo barabwira abantu Imana yahaye Imana ngo nibazicecekeshe ariko Uwiteka ntago azabura kuburira abagambiriye kuburira ntago azabura guha abantu agambiriye guha yarambwiye ngo igisiga cyaraje mu matorero y'umwuka gikokora amashami ya mashami yari afite umumaro baba pasiteri bajyaga mu nguni bakiherera bakarira umurimo bakabwira abantu uti dukora ibi bakavuga ati uyu murimo w'Imana uri gusubira inyuma bakinginga babashyize inyuma barabirukanye ariko nimukomeze musenge mukomeze mwinginga Imana kuko amasengesho bano bantu bari gusenga bafite mwuka wera Uwiteka Imana agiye kubumvira kandi agiye gukora ikintu gikomeye muri Isirayeli umuntu wese uzacyumva azamenya ku Uwiteka Imana ari ugikoze sinagiye Imana nirihabwa icyubahiro Uwiteka yarambwiye ngo igisiga cyaraje kimaze kuza kirinjira kirangije gitwara ishami ryo mu bushorishori kirangije kirijyana kure ariko n'igisiga cyabibye banyamwuka n'igisiga cyabibye baririmbye bari kurimbana ubwibone n'igisiga cyabibye baririmbye bari kudoyesha imyambaro iteye isoni bakanayiririmbana abantu b'abanyamahanga bareba bakavuga ati bari abantu bimeze gute n'igisiga ntaga karame Yesu rata n'igisiga cyabibye kirangije kirakokora ishami ryari rifite umumaro ariko uzubwenge yongera asubire mu mwanya ariko igisiga cyarabibye bantu muri gusengera hirya no hino igisiga cyarinjiye
binjiye mu rusengero, igisiga cyaraje gikuramo rya shami ryari rifite umumaro. Kimaze gukuramo iri shami kibacamo ibice, kibashyiramo amacakubiri, gituma mudahuza. Niyo mpamvu abantu benshi bari gusohoka mu nsengero bakigendera, nuko igisiga cyabibye. Cyabamwuka wera yagihari ntago bagatorotse ngo bave mu rusengero, bakagumyemo. Ariko igisiga cyaraje, rya shami ry'umumaro riragenda. Mana y'amahoro niturengere, kandi Mana y'amahoro nitwiteho. Nandi kubwira aba bantu rero, nubwo igisiga cyabibye, hari abantu b'apasteri, hari abantu b'abadiyakoni birukanywe ku nshingano, hari abantu benshi bagiye birukanwa ku nshingano bari bafite, barimo bararira, barimo barataka. Uwiteka Imana yarambwengaje kumva kurira kw'abo bantu barimo bararira, kandi aje gusubiza ibyifuzo byabo, kandi imirimo yabo bakoze bakajya bayikora bavunitse, abandi bakaba bari kuza bakajya ibyo batavunikiye. Uwiteka Imana yambwiye ngo nzababwire ngo mwe muri kurira nimutuze, Uwiteka yumvishe kurira kwanyu kandi yumvishe gutaka kwanyu. Kandi yarambwiye ngo nzababwire n'iki gisiga kibyirisha kibyirisha kikarijyana kure, kikaritera mu wundi mudugudu. Yarambwiye ngo araje. Amina. Yesu Kristo, Uwiteka Imana yarambwiye ngo araje. Yarambwiye ngo iritangazo nzaritange, uko yarimaye kuritanga ni gucya. Uzi ubwenge yagarukira aha tugasenga Imana. Imana yari yambwiye ngo igisiga kibye abantu. Imana y'amahoro niturengere, kandi Imana y'amahoro nitwiteho, kandi Imana y'amahoro ibane n'abantu bari kwinginga bucece, barimo barasenga bucece, bari gusenga ubutayu bihereye, bari gusengera aho basengera hose bihereye. Uwiteka Imana aje kubarengera. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Murakoze. Amen. Komezi gutume kandi ujye wirinda kongera cyangwa se kugabanya. Yego. Katugusabe utange nimero ya telefone. Yego. Ubundi wakwifuza ko mwazavugana azaguhamagara. Nimero yanjye ni 079 44 nanone 734. Nimero ya WhatsApp ni 07 3 280 7 12 15. Imana y'amahoro nibahereza umugisha. Murakoze. Amen.